icyo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Reka tuzabe korali integuza na korasi dukora umurimo.
Regina azasengere amaturo. Tipe Deaconess Regina abemerere cyo bereka. Turagushimiye Uwiteka Mana nyir'ingabo, turakunezerewe cyane aya masaha gitari gusungwa n'amahanga. Ni ukuri wabanye natwe muri aya materaniro Mana, watugiriye neza twabona ukuboko kwawe, watugaburiye Mwami turigishe ukuri, izina ryawe ryera rihabwe icyubahiro. None rero nyamubora kuguma Imana kubw'ibyo ubwoko bwawe, tubonye ko atari byiza ko twava imbere y'ubwiza bwawe maze dukoze Mwami. Ni ukuri habonetse ubutunzi, bene data twakoze mu mufuka Mwami turatanze, habonetse ituro ry'umutima wemezwa cy'umutima w'umuntu, habonetse kimwe mu icumi Mwami, habonetse ituro ryo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ngaya ni amaturo tugutuye Uwiteka Mana nyir'ingabo, nuyakire agere imbere y'ubwiza bwawe, akuvotere kushaka kumvurira neza, maze Uwiteka Mana nkuru ubutaha n'ubundi uzaduha imigisha, kugira ngo nitugaruka mu nzu yawe tugarukirane amaturo yo kugushima no kuguhimbaza. Urakoze muri ubuzima ngaho rero mubahe umugisha Mwami. Nirukanye ibijyanye, nirukanye abasimu n'abadayimoni batera ubwoko bwawe bakababuza Mwami kuzana mu nzu yawe. Uwiteka Mana nkuru, ni ukuri ubahe umugisha we nawe bawukwiza mu ijambo ryawe ritubwira kubera wayisoreye amaturo bazakoze umurimo wawe aho twebwe tutabasha kugera, kugira ngo izina ryawe ryarusheho gushyirwa hejuru. Urakoze urakoze turagushimiye ku byose byose uzabikoze, icyubahiro gikeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Mana nihabwe icyubahiro Mungu watu uko yabanye natwe muri ino gahunda, tufumo akaramafu program imeneye kandi namwe mushimwe mwateranye kuno munsi. inuso tukemekana Ku bashyitsi batugendeye turabifuza kugaruka. watu mukabwereso Imana ibahugisha. Mungu akubaritse. Umwanya mwiza w'amatangazo. Ndafika mutanga zurengeza Buri cyumweru turaterana kwigiri yose tumasongana guhera saa 3 kugeza saa 6. tima yamba nayi koloko kuregeza 12 koloko. No kuwa gatanu tuba dufite amasengesho Lati samu tima kana tuna pepe. ahera saa 3 akageza saa 9. Kuyambira nayi koloko kuregeza 3 koloko. Ariko uwa gatanu za ntabwo tuzaba dufite ayo masengesho, azaba ari imirimo y'ubukwe. Kamarati samu kubera alisi kandi mapepelero kusakana nshindo zo kwani. Uyu munsi kuri no tariki 20 z'ukwa 12 Rero pa 21 mwezi wa 12 hari umubatizo. kuri mubatizo Murabona nyine ko biteguye. mubona bitu kuti akonzegera Ubwo turangiza gahunda tikamaliza programu yacu turajya kuri Yorodani hepfo kuzengerwa mu nkambi, tipita mu church cyangwa kati kampu ariho bari bubatiriza. ndikumene akabatizigiye. Haleluya, haleluya. Ubwo rero nyine twese nituza kurangiza tumaze gusenga, turi buhaguruke tujya hariya hepfo ku rusengero rwo hepfo rwo mu nkambi, kugira ngo turebere bene data bahisemo kujya ikirenge bya Yesu binjira mu mazi menshi. Tikamaliza service kipita ku munsi ukitika umelele ubatizo watu baba leo tuamini afuyodola kuhazira Yesu. Hanyuma turitegura kugira ngo umunsi mukuru wa Noheli tikukonsekera tsiku lalikulu la Krismasi. hari imyiteguro umudugudu wateguye kuri Ntontomeko imene branch na kugira ngo twige inyigisho za Noheli kuti tipunzire zokuza muri Krismasi. ejo kuwa mbere guhera saa 10 kugeza saa 12 mawa kuyambira 4 koloko kulegeza 6 koloko. naho tuzapirije muri inyigisho Tizakala tiri kupunzira amapunziro ameneyo hamwe no kuwa kabiri. pamodzi kugira chiwiri. Kuwa gatatu hazaba hari igitaramo cya Noheli. Lachitatu kukala mchezo wa Christmas Gitangira saa 3 z'ijoro kikageza saa 6. kuyambira 9 koloko ya usiku kulegeza 12 koloko ya usiku. Hanyuma kuri Noheli 25 kwa 25
Christmas azaba ari kuwa kane lizagarara kinayi naho tuzatangira saa 3 tugeze saa 6 tizayamba 9 murongo kulegeza na 12 murongo saa 3 za mu gitondo kuyambira 9 murongo ya mama. haleluya. hanyuma dufite n'ubukwe Kristo by'umwati uzaba ku itariki 27 kwa gatandatu umene uzakike ba 27 nubwo nazindi z'uku kwezi kwa 27 mwezi muno kwa gatandatu laweruka. kandi turi no mu gihe cyo kurangiza umwaka nacyo Komanso turi mutabu ya kumalizitsa cyane naho haba ibitaramo bitangira saa 3 z'ijoro makaraso mchezo yamba 9 murongo ya usiku bikageza saa 6 z'ijoro naho timaregezera 12 murongo ya usiku tukajya mu rugo tukajya kuryama tima pita mu nyumba gabona nga ku itariki ya mbere kina kapawani tukaza guterana saa 3 tima yakwera kusasongana na ino murongo mama dushima Imana ko yaduhaye kugira ngo turangize umwaka no gutangira ubundi timbiyambika mu nguru itamaliza cyane kataya maso kina cyatsobana. ndumva gahunda zo kurangiza umwaka arizi Maprogramu akumalizitsa cyane ngameneho dufite n'igitangazo tiri n'icyorengeza kina ubuyobozi bw'ababyeyi buramenyesha ababyeyi bose ko